nateye intambwe yo kugira ngo twiyunge na Jihad inshuro 800 na Brian atera intambwe yo kugira ngo twunge njyewe na Jihad ndabyanga cyane Jihad wabyanze. Yego niwe wabyanze. Ariko niba Jihad mwarabanye se mukabana muri ibyo byose, NGO wari ufite ukaza niwe wakwakiraga and everything, ndabyibuka nawe ndabyibuka byose ushaka yuko muniyunge byose ndabizi sibyo. Kubera iki umuntu mwari inshuti magara shunge ntago njya mbyumva kuko abo bantu ntago muba mwarakundanye. Kubera iki ibintu byose 10 byiza umuntu aba yaragukoreye hashobora kuzamo ikintu kimwe kikangiza ibya bintu 10 byose bigahita biba 0. Ibyo asaba yarabigukoreye akuryajya nuba warabibonaga kagufitiye urukundo. Kubera iki uko kunahindutse utabyumva ngo uvuga uti wa mugane na Satani arakora reka I don't know. Nawe ndakumva uko warakara nuwe yahemukiye ndamwumva uko yarakara, ariko nje ikintu najya understanding kandi nago nje nkigira na Brian muzamubaze turashikwana sometimes, ariko nago mita njya kure cyane mita nibuka ibintu byose nyine DJ aba yarankoreye ngavuga akakana nkoreye isubu nukunyanga ubuse nirwo akakanya nibwa nyanze nibwa yise yumva yamemukira you know. Eric nadusobanurire byose ndabyumva tesha reka musubiza Igihe cyuza ruguru gari kari kwindukiza uruziga tari bwa ya system. Hello. Oya okay tesha ibintu byose uvuze ndabyumva. Ibintu byose uvuze ndabyumva sibyo sibyo uvuze neza nta guce mu ijambo nsubiye inyuma ku byuvuze. Urabizi inshuti ya DJ Yego byinshi byanjye nawe na DJ na Jihad ubizi sibyo. Yego Imana yo mwijuru nkuko n'ubu wari ubivuze nateye intambwe yo kugira ngo twiyunge na Jihad inshuro 800 na Brian atera intambwe yo kugira ngo twunge njyewe na Jihad ndabyanga cyane Jihad wabyanze. Yego niwe wabyanze. Ariko Eric naguciye mu ijambo uretse gato naguciye mu ijambo my boo. Urumva Jihad njyewe ndabizi nabigerageje kabiri nge na DJ dushaka ko mwiyunga pe waranabitubwiye Jihad nyine biranga sibyo. Ariko nanone wemera ko sibyo nago mbizi imitima yacu iratandukanye. Jihad ashobora ko yaraguhemukiye no kurusha uko we wenda wamubabaje azini yarakubabaje kurusha uko wamubabaje. Ariko hari igihe ngiye wankurera ikosa ugashaka ko twiyunga ariko umutima wanjye utaragira iki utarabyakira narabishobora nyine tu uri kubyumva. Nkuko nawe hari umuntu wakwaproaching yaragukoreye nk'ikintu n'urugero ukavuga uti umva uyu muntu yarambabaje not now like I don't have the energy you understand. Ukumva nta mbaraga ufite zo guhita wiyunga nawe ako kanya ari kuvuga uti maybe ningira energy bitewe n'abantu babirimo bashaka kubunga na relationship mwari mufitanye ukavuga ningira energy uyu muntu tuziyunga sibyo. Rero nyine icyo nje Tesha ntabwo nagenda ndiwo kuza gusaba Jihad imbabazi kandi ari we wamemukiye. Ndabyumva uko yarazo ko ubuzima bwanjye burangiye avango nzi nikoreye agataro ngo ngiye kwa munsi ya 5 ngo kamuhoza ngo ngiye gucuruza agataro n'ikarito. Ubu ngubu iyo wenda iyo nzana n'igiceri cya 5 mfite n'ibyo ari kugenda gutyo kuba ndi hano se bapostiza ama video yanjye ndi gukora sex bakayishyira kuri Karubanda najya kwasaba ubwene gihugu bikanga. So rero mujye mwicikira man ni byinshi umuntu abatavuye ngo avuge ariko oya ngenda kumva ubu y'ubuzima bwanjye bwanga ubu ngubu mba mu mwese mundanga ibiryo by'ingurube. Oya ngenda erega Eric ngewe nimba aswaruga ndakumva 100% ahubwo umva ngewe icyo nshaka kugusobanurira so kwigira marayika so kwigira Yesu. Ariko nanone aho papa wanjye yitabiye Imana nanone hari utundi tuntu dukeya numvishe niyongereyeho na nize nyine niba koko tuvuga ngo habaho ibyaha habaho gukosa habaho iki uri kumva kandi hakaba habaho n'abantu bashaka kuba bakwera imbuto sibyo kuko baravuga ngo n'umunyabyaha abwira acumuye 7 ubwo reka twe twikure muri abo ngabo bacumura 7 wenda twe twishyure muri 200 cyangwa 300. Ariko ibyo ari byo byose wowe Eric nzi ndabizi neza yuko ubushaka ko ubana n'abantu bose ndabizi ko ubushaka kuba mwiza ku bantu nubwo utabishobora 100%, sibyo? Yego. Ariko nanone bisaba kubigerageza Eric.
ntabwo uzabyuka ngo uvuge ngo iki kintu njye ntabwo ndi bugishobora utagitrayinze sibyo ni nayo mpamvu ushobora kurya indagara ukumva ntabwo uzikunze ejo ukavuga ati sinzongera kurya indagara ukazivaho burundu niyo mpamvu rega Imana ikuburesinga nawe urerike kano kanya ufite amafaranga uhorana ibyishimo kandi waravuye muri Amerika ariho tuba twumva ubuzima bwacu bwarangirira ariko aka kanya ukaba umeze neza wishimye ni ukubera yuko buriya hari ibintu byiza ukora muri wowe Imana ibona twe tutabona ibyo byose ndabyumva ariko se okay ngaduka muri icyo tukome n'ingasi njyewe ibyo yose yankoreye njye hari ikintu namukoze nigeze nza ngo mushyireho case njye kumurega nuko se nta bimenyetso mfite njyewe ndi umuntu w'ikarisite bumweretse amavideo y'amalive yakoraga hano 2020 wowe utabitwemerera wo nawe wakoze ibintu kubera umujinya kandi ngenda kumva uri umuntu ariko kano kanya uri kuvuga uti iyo mbisubiza inyuma jihad aka kanya nari kubona bigenje gutya ndabeshya nyine urumva at the end of the day yakuri nge ntacyo umutima wanjye nshinja kibi namukoze si ntacyo pe kuko sinkora mu rukiko sindi umucamanza sindi y'amano sinjye yashyize ubwambere bwanjye hanze kuko bwanjye yabushyize hanze aranyota ubona bashadibu narabyiyore byanarangiye nagerageje no twiyunga ariko umuntu uguye mu kirukazo kanamusaba imbabazi we akamyatereka twongere twiyunga kubera iki kwa undi kumva mama wanjye ngakunda runaka kwa undi kumva ngo abafamily bakunda uyu muntu kwa undi kumva abantu babati muzayamuhura hano na hano mugire warengeje ukagira uti ndabati you know what reka nshaka wa muntu twiyunge ariko nyine yo niba bitarashobotse nango wagira mani nango you cannot force it to gukundana n'umuntu ibintu byanzura bireka gusa ibyo vuga ndabyumva pe nese okay Tesha bisheri ubu ngubu nozanye bino bintu oya uzise kandi impamvu ndi kukubwira ibyo ngibyo ari nuko ari we wivugiye mu kanya ngo urababarira ari kubika inzika ni ukuvuga ngo stili nyine nabivuze neza ariko sinzi impamvu utabyumvise navuze ngo hari umuntu ukora ikintu ukawamubabarira ukakibagirwa n'uwakora ikintu ukamubabarira ariko ntiwibagirwe so nuvuga ngo hari umuntu ushobora kubabarira nawe usanga aravuze ngo turahuje hari umuntu ukora ikintu umva reka nkubwire Tesha reka nongere ngusubiremo nagusubiremo kenshi ntabwo uri kubyumva urabizi neza ko kuba nicaye mu Rwanda Jihad ari babigizemo uruhare ko yarapostinze biriya video umutipe twacanga irange akihakana ko atari umusangirangendo bikafatinga green card yanjye gusaba ubwene gihugu nanjye nyizera ko wenda uyu utaza wenda none se reka nkubaza Imana ari no kumuha igihano kindi uretse se wumva ubu ngubu se yo ngaruka ndi umukene natari muri mansion guri cyane natari mu buzima bwiza guri uba bari kumva gute i Kigali icyo cekeresha ubu se nuko nari ndakumva sheri wanjye kandi nje nkumva cecekere man none se nanjye guha urugero rwa hafi DJ je ndi siyanyusa kanyandagaza kubera abantu kuvugira abantu nyuma seje ko nako yari mu Kigali kiki nango twasabanye imbabazi tukanaborokana tukaba inshuti none se hari urwango nari mufitiye hari iki se twahuraga no mukarira nose nkabasuhuza tinyimana none ndewe rero nango nyine biterwa n'umuntu ikintu akoreye kuko nta kintu cyatari yankoreye bitigeze bimungabanyaho ibyo bijyanye na DJ nyumva nta kibazo aho ngaho ariko umuntu ushaka ubuzima bwawe bwangirika Tesha sinzi icyo ukurikiza ariko umuntu ushaka ubuzima bwawe bwangirika cece yanakwica uwo nguwo noneho umva noneho ukasaba n'umuntu imbabazi akajya yirukanka mana ariko Tesha ibyo bintu akirukanka muri nk'ahantu muhure nk'ahantu akirukanka niba nkubeshya mbure mama wanjye oya wirahira gutya nowe kandi ndi kwabwira ibiriho ngiye umwana w'umuhungu nashatse no kumusaba imbabazi ahantu mu bantu arirukanka arasohoka sare arirukanka niba nkubeshya mfite igihe eregeri na Satani arakora erega na Satani naba yicaye sheri mana kandi nacyo nishinja man ibaze nyine nawe umuntu muba mwarabanye mu mwanda unegereze ku gihumbi ibaze nawe umuntu muba mwarabanye muri ibyo bintu byose hakabaho ibyo man yewe nge simbizi man ngewe ndabyibuka rigera ndi kuri ribu barambwira ngo Eric ngo ujye wirinda abantu bakugira ishyari abantu aho kanije cekera nako oya bucu nago ndi kwigira marayika sheri kandi nje ariko nteye no nanga ari wowe shu ngewe hari ibintu bambwiye ndicara oya n'umuntu yandikiye ndi kwigira marayika kandi shamana bazerike nge Tesha
tesha disi ni umuntu ushaka amahoro nakenshi mubaze kugira twiyunge Eric niba niba hari wajyaga n'ikintu njyewe ndapfa ni nawe jya uza kamera teriki igihe tutariyunga nabanuza yaramubwira ngo sha wambabara nshaka kuzabona mumeze neza njyewe ngo na DJ nabamuyabo bose ariko disi namwumva sinakumvaga se ariko nagusuzugura yego pe ariko rega amahoro reka mbabwire shu nuko nyine ntago ari abanyarwanda bose ariko bamwe na bamwe shu umva hari abantu nyine amahoro bayareba bakayareba nk'ikimbwa ihaze bakayareba ni sesemi so ibyo byose ngenda bizi I know munyuzuze one matter of time nyine kumva bimujemo nyine kubireka let's go kumva uriturije nawe ubundi se nimba umeze neza nyine nicyo kimataringa muri kano kanya ariko dadi jya uvugisha ukuri sheri abantu nyine turahemukirana ariko shu buriye iyo umuntu agukoreye ikosa wowe ukamukorera ibyiza nta kintu kimurya nk'icyo kintu ariko tesha the guy aguma byibaza avuga ati ariko uyu muntu uko namuhemukiye kubera iki njyewe ari kunkorera ibintu shu nawe ubundi iyo muhemukiye gutya nawe ejo agaruka avuga ati noneho ndamurimba nawe aza yabika ariko shu nukuri tujye tuvugisha ayumva kuri kumuhanda cyangwa azanyumva ko wamuhemukiye ariko kira dukome n'ingasiri nimba Eric yaramushatse ubwo yashatse erega gukonkaringa se tesha arabizi Godfather arabizi Kasika arabizi Lilipupe nguwo umuntu avuga abantu bahari Lilipupe nawe yarabigerageje nawe yarabizi ari nangiri gutera intambwe kugira niyunge nuramuhu kandi ari wamemukiye ngaye base we nukuri kw'Imana sinzi kugira Rwanda nziza tesha arahari Lilipupe arahari tumuzamuye ntacyo twavuganye nawe nagerageje ngo twiyuge no jihad byarambe karameli nari ntegereje ko mumpa ijambo mwiriwe turari guhaye hi Lily hi Tesha hi Eric ndi mwese muri hano Sankara Darussalam What a party vibe how are you ngira ikintu navugaga burya hashwana abakundanye eri nyumva neza hashwana abakundanye kandi ntazibana zidakomanya amahembe ibyo wavuze yuko washatse kwiyunga na jihadi akabyanga byarabaye koko ariko nanjye jihadi ndamwumva burya iyo umuntu atari yitegura ubanza kumuha igihe kuko yashoboraga wenda kukubwira yuko akubabariye kandi atari yitegura ugasanga bibaye bibi kurushaho urumva ugasanga ahubwo bwa bushuti mwakagombye kugirana yariteguye kukubabarira kandi atari yabyiteguye ugasanga ahubwo bibaye bibi kurushaho kandi njyewe nari nzi yuko muri process njyewe nari ngezeho mbere yuko bamufunga byari gukunda buriya umuntu umugendesha gahoro gahoro Eric warabigerageje ndabizi pe kandi wabaye inyangamugayo kandi na jihad wumve nawe afite ibikomere wenda wamukoreye njyewe ufite ibintu byanyu nta nubwo nzi icyo mwapfuye ntago nkizi pe ari wowe ntago wakimbwiye ari na jihad ntago yakimbwiye mwese mwaprefeye kubihisha muzi impamvu ntacyo nahise byose biri hano hanze twabivuze Eregeri ni nkuko nawe wenda ushobora kuba hari akantu wamukoreye akababara deep down ku mutima we wenda we nubimenye kubera ko ntibizi neza ko jihad nawe atakwanga pe ukeka yuko mwapfuye iki je jihad yanze kubimbwira nawe ariko tumaze kubivuga hano mane tumaze kubivuga ahubwo sinzi gusa ariko nanone riri Eric yabaye intwari yuko yashyize amavideo yanjye hanze we na Shadibu na Kadete Eric yabaye intwari ngenda bizi yashatse kwiyunga nawe inshuro nyinshi mbere yuko zira video zisohoka mwarashwanye mbere umuntu bari inshuti y'uburanze gutyo gusa yatutse Philipita mubeshyera nkamubiza nanguzagiye gufasha abantu muri organization yanjye ugaruka tukabone hano kuri noza bizaye byanyiza noza organization yanjye yanga kunyumva bigigira baramufunyira kuri Lagareta marami icyumweru avuyemo ndamubya ati warese kugituka abantu icyo gihe yarajyanye gutuka basha Dibo nabande bose kandi giteye narashwana na Shadibu mbonye yanze kumva ndamureka aragenda waramwegereye ngo kukumva kuko Eric yageze aranatubwira ngo mama wakunda jihad cyane we nta nubwo yanamuhagarika yego mama wa Eric arakunda jihad cyane n'undi brother wiwe Olivier ndakeka yitwa nukuri none se umva ibindi birenze ibyo ari bihingiye sinzi ko bindyarya mani mvuga ibiraho ntango nzi kubigira sinzi umuntu ngo